I can be like this. Ubuzima buzahinduka. I believe so. Rero no bimbwiye reka namusohora ariko nta nibirenze namusohora nimba ari cyo wifuza kandi igihe narabikubwiye ko nta muntu nduca babwiza ukuri ko se mwebwe ni mumumenyere mumaze kumumenyera ntabone ukuntu ameze amenyere nka yica ayaburetse gatuze so mbere byose warakoze wamaye mapu zose ariko aho bigeze believe it or not reka n'urugamba rwari njye sibyo warakoze kabisa ariko let me try my best reka nkubwire cyusado saruti kabisa wiyemeje kubyara umwana umwe nk'uw'ingwe gusa ubwo urumva iyo ngiyo ari imibare so wageze ukumva wowe uba muri ino Kigali yose wabuze umugabo mwiza wagutera inda ku mugore umeze nkawe wabuze umugabo w'ibogari mbega icyumba cyiza buriya kiriya cyumba rero ukiraramo mbese ubujajwa bwako ubwo se uzengurutse ibyumba by'inzu y'abandi uzenguruka ubazamo iki ninde waguhayemo akazi ariko gereka gutuka umwana data sheri cya cyumba nta muntu ukiraramo n'ujya dusura nicyo uzajya uraramo ubundi iki kigo cy'icyo ko kititaba none se wese ubona umuntu uzajya gutimira kakabaza kakahise ko wasaza dore wabonye ko ari musaza wawe ndi kuvugisha na Simoni se we kisi we si kimwe nawe ntabwo yagiye gushaka agasezerano n'umugore utwite ubwo se wabwirwa n'ikiriya nda niba ari we wayimuteye iyo areka se akabanza akaryamana nawe ari uko ageze mu rugo yewe nzaba numva ariko sinzi umurozi wandogeye bene mama aho yaturutse simpazi rwose ofere wajya umenya ibyawe unanirwa gucunga ibyawe ukajya gucunga iby'abandi ute wajya umenya ibyawe ko nabyo bitoroshye muraje mushwane kandi nzaba mbareba muteye kabiri cyakora ni mushwana njye w'umutsobekazi ntimuzabimvangemo iyo ngiyo guraje uvuga ngo ni kukumviriza ngaho genda ajya kure sinkumvirije sinshobereje bari guhishahisha areba siki kigeze najya buriya wazengurukaga inzu z'abandi uzibaza iki ubu nicyo cyakuzanye wamenye ko turi abashyitsi tuzibaho ngaho shwa bwabo kuvuga se nk'utameze neza wabaye iki wabaye iki nese ubundi ninde wabashinze kumvikana umva rero nkubwire nukomeza kwerekana ko uwo mwana utamwitaye uzatuma Rugara azamufate wumvise narangiza kumufata mujyana murana n'ababana be babiri n'uriya mugore utoroshye utekereza ko kureba umwuzukuru hari icyo byamutwara wowe ubwo uragira ngo jejo bundi uriya mwana ntabo wacu narangiza azaza guteza ubwega ku mitungo ngwiki uwo mugore ari aho ngaho kubw'impamvu imwe gusa iziriya kabiri ngwiki uvuze ngwiki Simo uvuze alo umujinga arankubye
ese nkawe ubwo uba wumviriza ibiki none se ngenda kumviriza ko nari ndimo wa muntu we nitemberera inza nyine kubera ko umuntu aba yarambiwe kwicara mu nzu ko mutagira umurima ngo umuntu abahingire ikindi ko nirwariye amaso ngo ndebe televiziyo nibura ubu ngubu nakumvirije kuko ndinda ngeraha kuba mwana cyo kuri byinaha ndabona bitoroshye. ese ubundi muzataha ryari? Yampaye nka data ubu se uraturambiwe ngo n'ubu turadutaha egerayo senye ko abanyamujyi babavuze kera nkwiyame reka nze mbwire Rebeka dutaha mbahabi singiye kuzahabonera ishyaka. Mami ni karibu. Murakoze cyane. Cyangwa mbafashe. Byaba byiza kurutaho. Agomba guhindura uwo yasohotse. Mami ndabizi aragakunda. Ni karibu. Ama Simoni yagiye ku kazi. Yagiye ku kazi. Ariko yari yambwiye ko aza gutaha kare kuko namubwiye ko muza kudusura. Arataha rero kugira namwe muvugisha. Nabonye umwana ari gukura neza. Arimo gukura neza. Funarara yonka ku mabongirirwa nsinzira. Niyo mpamvu twese twatuguye. Ndaje mbasinzirane mu kanya. Ariko reka profite Simon ataraza. Liza nibo ubona harimo akantu ko kugutoteza kubera ko uyu mugabo atari we se uyu mwana. Ntabwo ngiye kukurera umwuzukuru na n'umwana wanjye ntabwo byananira. Wagaruka mu rugo ndakina kimwe kiruta ubuzima bw'umuntu. Nicyo kintu nashaka tuvugane niba ubona harimo kugutesha umutwe ibintu byo kugutoteza sa ifo umbwire kabisa ugaruke mu rugo uracyari mu rugo mwana wanjye mu rugo kabisa. Papa ariko se ababyeyi bo babaye bati urumva ushobora gufata iya mbere mu gusenya urugo rw'umwana wawe? Ubu ngubu Liza wamushyingiye uhumirije byaragutunguye kuki wumva wasenyera umwana wawe? Ubu se Liza aragaruka mu rugo gukora iki? Kankubwire jewe nta muntu n'umwe nsaba ibitekerezo. Urimo kunyumva? Kugaruka mu rugo ne gisebo ça je comprends. Ariko ntabwo gisebo kibabaza nk'ibikomere aho kuguma komereke umuntu yakihanganije gisebo ubuzima bwakomeza. Papa nje rero nta n'ibintu biba muri urugo ngiye byaranyobeye. Umunsi umwe Simon abyuka yabaye umuntu mwiza pe. Nanjye nkabona ko ari umugabo mwiza. Ubundi bugacya nkabona yabaye intare burundu nta nubwo wanamunyweraho amazi. Hari n'igihe mubwira ati se niba ubona kunyihanganira bidakunda cyangwa udashaka ko tubana mu mahoro ubundi wanshakiye iki? Nkajya kubona undi munsi akabyuka yabaye umugabo mwiza agaterura umwana akanamuhindurira ukabona afite urukundo ruteye ubwoba. Nge rero ibyo byaranyobeye. Liza ntazibana zidakomanya amahembe. Umwana ari kurira abanza akangutse. Wowe ikintu usabwa ni ukubanza kumetiriza ukavuga uti hari ibyo ngomba kwihanganira mfite ukuntu ngomba gutwara urugo rwanjye. Wowe uri muzima uri umusazi umeze gute? Ngize Imana Liza aragiye. Urumva ushaka kugarura Liza muri rugo ntazane n'umwana we hanyuma njye nirwa ndera impinja ibyo igenere nihangana na bidahagije. Ariko impinja n'imyanda yazo ngaya amapampesi ngaho baraninya bakanyara ibyo nabona ngiye nabishobora makuru ata. Ariko wowe nta nubwo gutekereza ko waba umuntu muzima basi mu Imana nawe izakwibuke kugirire imbabazi zayo. Imbabazi zayo ubwo ushatse kuvuga iki? Inyibuka iki? Umwana no wanje orugo no rwanje umuzukuru no wanje nta muntu n'umwe saba uruhushya rwo kugira icyo nkora. Urimo kunyumva? Umva rero nkubwire ntabwo ari bya bindi kureka mvuge gake ntabwo ari bya bindi byawe utekereza ngo karakoma ngo makuru atangwa guhaguruka agende ntabwo ninda guhaguruka muri uru rugo. Uranyumva neza?
ruriya rugo sinenda kuruhagurukamo, sinenda gusohoka, ibyo ngibyo ubyibagirwe. Turumvikana? Hanyuma rero ngiyewe niba ntenda gusohokamo, ubwo wowe ufata inzira ujye gusaba gatanya. Hanyuma ukomezanye ibyawe, nanjye mabwa ibyanjye. Ubuzima bwanjye bukomeza ibyanjye. Ibyawe bihe. Otwana dutatu n'amasahani 3 wazanye. Nibyo uvuga wazanye. Wabifashe ukagenda. Ibyo wazanye bifata ugende. Tanga amahoro. Tanisoni. Ibyo urimo uvuga rero ntago bizi. Are. Utusahane 3. Hari kindi wazanye? Nazanye udusahane 3. N'imyenda 2. Sebyo wazanye? Rugara. Wasanze nta munzu yange. Umva cisha make. Cisha makeya. Urumva? Ibintu byawe byose ndabizi. Urumva? Ndabizi byose ndabizi. Ibyo wirirwa ubeshya hangaha ngo ugiye ngo minadefu. Ndabiyobewe kuri mo wubaka sara mu moto. Ndabiyobewe ko wafunguje agakonte muri sako. Rwihishwa ngo makurata ntabyo azamenya. Ako gakonte nako ndakazi n'amafaranga ariho ndayazi. Urimo uranyumva? Hanyuma ibijyanye n'ikibanza waguze kagu. Icyo nacyo ndakizi. Ubwo rero icyo ushaka kumbwira nawe ubwawe ibyo urimo uvuga ntabyo uzi. Ubone kumbwira ngo sinzi ibyo mvuga. Wese ibyo uvuga urabizi. Asoni. Ibyo wabikuye. Tuzi ugende gake tubane. Umwana azubaka. Urumva? Nge nawe se kuba turambanye no kuri marayika. Igihe tumanye no kuri marayika. Ibyo bintu byo kunyinjira mu buzima simbikunda. Ninjira mu bwandi. Simbikunda ibintu byo kunyinjira mu buzima simbikunda. Uri no kunyumva? Nta mugore yinjira mu buzima bw'umugabo kugeza aho ngaho. Rero niba naraguze kibanza nari nzi ko nzabikubwira. Nuko navuga nzabikubwira igihe kigeze. Iki ninde ugena igihe cyo kuvuga ibyo? Namvuga nzabikubwira twafata umwanya ngakubwira ko naguze kibanza akakujyana kuri iyo nzu imaze kumera neza iyo konte n'ubwizigame. Ariko urugo n'urw'umuntu umwe cyangwa rw'abantu babiri. Ndakubaza musubize. Reba nk'ibi bintu nabikoze kubera mutima mu nk'ibi bintu ubuntunguje tugeze mu rugo rwangu rw'umwana ko wari ubizi kuri bubivuge utinyize Imana duhuye nk'umuryango twavuye mu rugo turi umugore n'umugabo kuki tuticaye ngo tubigeho inama dutekereze icyo tubwira umwana tugeza ngo makurata ngo n'umunyamare ngo makurata ngo n'umugore mubi ngo makurata yabaye makurata yabaye basi kabanyusa ku mugongo bana basi désolé basi kabanyusa kiyaze rero ni amahoro ariko byose ni sawa nawe wanyoye icyayi ndasoje I'm really sorry nshobora kuba narakwitwayeho nabi kuva igihe umaze hano ariko hanyuma umbabarire. No it's fine rega nanjye ndi umuntu mukuru mba ndeba like ibintu byose biri kuba hano mubibona ko karibso rimwe na rimwe aba yagusajije gusa n'ikindi ugasanga hagati yawe nawe habuze uciro ndi bugufi gusa believe ntabwo ari byo byari bikwiye kuba biduhangayikishe cyangwa icyangombwa ko tugomba kubana n'amahoro byose bigenda neza kandi icy'ingenzi twari dukwiye no gushyiramo n'imbaraga kurusha n'ibindi twari dukwiye gushaka umutware w'umwavoka buryo akurikirana kiriya kibazo cya Gakwaya nawe undi bintu byose like it's nothing. Sasa Gakwaya nagerageza kumusura inshuro nyinshi ariko bakanga kumumpa ngo baracyari mu iperereza. Icyo kintu uvuze ni ukuri. Dukeneye umwavoka kuko we byibuze yaba afite uburenganzira bwo kugira ngo babonane bavugane amenye uko situation yiwe imeze. Ibyo rero ndumva nanjye kuko ari byo twashyiramo imbaraga. Ndakwizera ko bizagenda neza. Grand frère. Ariko ndibaza cyo sa. Riri ntabwo wabuze ikintu Gakwaya ari kuzira. Like yabakora iki mu buzima? Ni iki yaba yarakoze? Ibintu bitemewe wenda se umuntu bagiranye ikibazo ku buryo yamugendaho bigeze kuriya. Njye kamubwire wenda mukuru wanjye muzi imyaka myinshi cyane turabanye niwe papa niwe so ntago nakubeshye like kano kanya ngo ari ibindi bintu yakoraga gusa cyavuze ikintu nzi ni kimwe nuko uretse ibintu yakoraga mu byo gushakira abantu like impapuro zo kujya hanze n'ibindi by the way ni nawe nashakiye n'izo boro zo kujya hanze muri Canada so
simbizi dore ko icyo nzi ko byemewe n'amategeko dore ko w'icyo yakoraga byemewe na ambasade w'icyo akora ni follow up gusa nta kintu so rero sinzi ukuntu kano kanya byahita birangiza ariko buriya tugize amahirwe umuntu akagira mbabwire iki kintu kiranshimishije cyo gusanga muganira mutuje ni ukuri kiranshimishije cyane gusa nubwo ntumvaga ibyo muvuga cyusa uyu ni umugore wawe burya baravuga ngo umugore wa garamferi aba ari umugore wawe byemewe n'amategeko urumva neza nta kindi ubu ngubu ahubwo garamferi yakazagumbye gufungura asanga waramukoreye akazi wa kintu kugenda nyoberwa ibintu bivuga hano gukunda oya akazi se ndi kuvuga ubundi mwakumvise ntakigenda cyane yakagombye kuzafungurwa asanga waramutereye inda ngaho niko se ubu urareba ntangana na nyoko niki kikubwiye ko nabyara ubu nyoko hageze ubu yabyara mama nawe nuko nta mugabo afite wasanga mubonye yabyara ni ukuri pe bakaripso mbarumva mubwirese hari ibyo twe turuganira duha umwanya tuganira ibyacu ibyo zo blague zazazigumana vrema oya cyusa wenda ndakwizera kabisa uzavamo akagabusha bakaripso bunda mu biki dore nibyo bituma ntajya numvikana na buki ntajya amenya abakuru ntajya amenya igihe cyo gukina n'icyo kureka ko areba umva cyusa don't worry ikintu kigambiriwe ubu ngubu ni ugushyira imbaraga hamwe tukareba ko twagara umuvandimwe mu rugo niba mu by'ukuri ibintu mbwiye ariko bimeze gakwaya nta kibazo kirenze afite icyo dusabwa twebwe ni ukubona umuavoka kandi ubizobereye wabasha kwinjira mu bintu indipu akabasha kuduha umusaruro tumwitezeho naho ubundi ibindi byose nibihita tugomba gushyira hamwe nta kindi tugomba gushyira hamwe kandi bizashoboka don't worry umuvandimwe azagaruka vuba umurape ibyo ndabikwizeje zanari reka ndebe ko tubona akora mu nzu sawa mama Liza rero nubwo mukaso yishajije ariko ndagira nakubwiye ni wokomeza kugira ikibazo na kimwe karibu kwako karibu nyumbani ntabwo ushobora kubona ubayeho nabi kandi ikintu cya mbere nasezeranyije mama wawe ni ukukwitaho ni ukubungabunga no kugukunda no kuguha buri kimwe cyose ukeneye kandi urabizi nesezerano nakugire nawe ubwawe sawa papa njye ndumva nakomeza nkihangana nshaka gukomeza kwihangana muri ubu buzima ndimo ikindi kandi ntabwo nshaka kuguteranya n'umugore wawe aho kugira jyewe ntandukane nawe cyangwa nkubone ubayeho nabi papa avuga gake natandukana n'amakuru bikaba mu nzira uri kunyumva ni wowe wenyine nsigaranye uri buri kimwe cyanjye Liza ibyo tubyihorere kuko nta numwe ikintu nashaka tuvugane hari ikindi kintu nshaka ko tuvugana turi babiri gusa jyewe nawe ntusaba amafi ndabizi neza ko waciye mu bintu bikomeye mbere uko twita ntabwo nkurenganyiza ko utagize ubutwari bwo kumbwira tout ce qui s'est passé wabuze imbaraga zo kubimbwira ariko at least wagize ubupfura bwo kubiganiriza Karangwa yarabimbwiye Karangwa yanganije kimwe cyose tout ce qui s'est passé pour toi tout ton passé Karangwa byose yarabikubwiye il m'a tout dit byose yarabimbuye uko byagenze amaze kubimburira tugira igitekerezo igitekerezo papa twatekereje ko gushakira ubutabera justice ubutabera gute Liza kuba bafashwe ku ngufu
ubwabyo bihanwa n'amategeko ikindi wari utaragira imyaka yo gukure ntabwo rero umuntu yakomeza kurebera umuntu yagufashe ku ngufu arimo aryeganya mu quartier il est comme ça il est bien et toi tu souffres avec ton enfant non ntabwo umuntu yakomeza kubirebera gutyo agomba kubiryozwa agomba kubiryozwa papa staki papa ibaza umwana wanjye nakura akabona papa wari muri gereza ari njye wamufungishije urumva umwana wanjye yamfata gute papa mwache icyo dushaka twebwe saga kumufungisha dushaka nagiye mu butabera hanze hari abagabo bafata abana ku ngufu bakabasambanya bataruzuye imyaka bo bakagenda bakebera ubuzima bwiza abakobwa elle souffre avec les enfants abandi bagabo bibe icyo nshaka nuko ubutabera uhabwa abantu bameze nk'abo nabo bakabona isomo tu m'écoutes papa njye ndumva ntaritari yo gutanga ikirego wapi kabisa siwezi Liza umusore yakutenda mwana kundaga no uwo musore waramukundaga Dimo uwo musore muravugana muvugana oye papa nta nubwo nshaka kongera kubona isura ye ariko nanone ntabwo nshaka kumuteza ibibazo papa mureka imana yo mu ijuru yonyine izamwihanire sibyo ariko ngiye bitanurutseho papa ntabwo nashobora gufungisha umuntu mafiye ngwaye gikyose gihagije mu mwanzo bitekerezeho mani cyose wowe uriya mugore kuva yatangiye guca bugufi uriya mugore yagukunze nawe rero ugomba kutaba umwana uzansebye waretse ibyo biganiro kumva ibyo biganiro ntabwo rwose ntabwo ari ibikristo uri kwifata ukamvugisha kuri ibyo biganiro first of all bisikura uriya mugore ni umugore wa grand frère ibyo rero ndabimubera that's it nyine icyubahiro cya mbere ugomba kumuha urumva ni icyo kugenda umenya amarangamutima ye ayahe marangamutima se nimba umugore ari kukwereka icyubahiro nawe nyine kimuhe mwihe nyine gute mbimwereka ndamwereka gute wowe icya mbere umugore mukubita urukundo ubundi hahire rimwe cyusa reka nkubwiye buriya ari amahirwe ugize ari jye uyagize njye nta na santimetero naza wese nta na santimetero nakwisigariza urumva nimba rero ugize amahirwe ukaba ari wowe amahirwe yaguyeho wiba umwana cyusa umugore mukunde kandi ndabivuga wowe kuzandaburiza uzansebya wisera rwose man ari amahirwe wagize ari jye uyagize naza wese nta na santimetero nimwe nakwisigariza ni ukuri kw'Imana nta muntu urukundo we ntukaba umwana mani wowe mba nduzi uzansebye njye nibaza nk'ikintu kunda bimeze bite se ariko muba mwihereye muganira bari kuganira se papa muti ibintu numvise n'ibyara ibaze ubaye ufite umugore wakwihebeye ukaba uri muri irazi i Nyanza bimbwire neza ubundi